ngo tubaho nk'imbuto kubw'igihe tugatinda mu gitaka gusa imvura idukunda ikagwa turera ngo the future is now buriya nanjye ndi rwa rubuto rwabuze ya mvura igihe imvura izagwa nzera. Hi guys, nabasuhuje reka mbifurize kugubwa neza mudukurikirana umunsi ku munsi. Mwebwe muhora mudukurikirana 5 kwa 5. Iyo ni Essence TV show, tugiye kuganira n'umutipe hano. Tugiye kumwegera atubwire amakuru yiwe n'umuhanzi. Reka tumusange aho ari, tumenye ngo bivuze bagwani. Ese ni umuhanzi koko cyangwa baramubeshyira cyangwa se arabyitirira? Bimeze bite umusaza? Umeze neza? Iyi ni Guys, turi kumwe n'umutipe hano agiye kutangira kwibwira n'akapera kato cyane, ubundi twikomereze twizamukire. Yo ndi umusirikare mbyuka kare ibyanjye byose njye mbikora ku mibare ndi igisare nkomeye nk'urutare aduye yaramona agatitira ati dore intare nonse kubere riba mu kirere. Heyo nitwa Byiringiro Gatabazi, amazina y'ubuhanzi nitwa Bifrojo. Ya uyu munsi twabasuye kugira hagira kandi tuganiraho tu. Bro, ko numva urenze arikora? Ya ndarenze. Ko numva urenze bro? Bimeze neza? Nisaba ntari. Ko numvishe baha? Ya ndabahati. Ko numvishe batama? Bimeze bite se? Turagira ngo tubwire se iyi ni impano karemano nibyo wize bimeze bite? Ya ni impano karemano ntago ari byo nize. Ubuse umuziki nimba atareba ngo umaze mu gihe kingana gute? Umuziki kera nyine nakundaga kuririmba indirimbo z'abandi. Ejo ndi mu kwa kane niho hari inshuti yanjye yambwiye ati mani no gurimba iz'abandi ariko no gukora izawe wagerageza ukabishobora. Nabwiye ati bro ntabwo nashobora gukora indirimbo yanjye. Arambwiye ati wabishobora. Niho nagerageje gukora indirimbo, nkora indirimbo imwe ni performance ahantu twari turi mbona bayikunze. Niho nakoze niyi ya kabiri yo mbahaye agapera tu yambona biri kuvamo tu. Ubusanzwe se uririmba indirimbo zawe, uratonora, urashishura, bimeze bite? Ngewe mfite indirimbo zanjye ariko nyine bitewe no kumfana hip hop ndi umuraperi n'iz'abandi zose mba nzizi, nizo natangiriyeho. Ubwo ejo ni natangiye gukora naho natangiye gukora n'izanjye ariko zose mba nzizi. Rore modo wawe se ninde muri Rwanda cyangwa se hanze yawe? Rore modo wanjye ni Riderman. Ya hari indirimbo ya Riderman wavuze se? Ndazizi nyinshi cyane. Ushobora kudushonesha himwe? Kambaye agapira ku ndirimbo yitwa abo turi bo ya Riderman. Tageti nk'iya seva ku gisenge kigorofa ngarukanye fa yanje gutwika mind z'uburofa kumyuka n'uburakari burenze byatari ngenje ntakumirwa ndi nka padiri kuri altari. Ijambo narifashe nubwo ntigeze ndisaba ingabo ntidusaba nigatwe turakaba je ku rugamba nka Dawidi imbere ya Goliath. Rap niyo nkota nje nitwaje mu rwubati mu rugamba rw'umuziki ntihakoreshwa intwaro. Ijambo ryiza niryo rikiza intwari kimwaro ngarukanye urusaku rurenze urwisande impindura amatwara nzanye yo ni nk'iya Gandhi. Ya urakoze cyane. Ese ni iki cyatumye Riderman aba role model wawe? Nuko nakuze nkunda hip hop nkajya nkunda kumwumva. Ubwo numva ibintu akora ari byiza. Nkunda hip hop cyane, numvishe mu baraperi numva tu ari wa mbere niwe mfana kuva mu bwana bwanjye. Ubuse umuziki wawe umufitiye intego, imbogamizi uhura nazo ni izihe? Inzitizi uhura nazo ni izihe? Inzitizi nkura nazo ni ukuba nta bushobozi ngo nanjye ndebe ko nakwiyerekana. Ya nizo mbogamizi mbona nkura nazo tu. Hanyuma hari abantu badukurikiye baba bakeneye kumenya ngo ese bimeze bite, what about you? Bimeze bite, ukomoka hehe, umunyarwanda, uri umurundi, uri umukongomani, uri iki? Ya njye ndi umukongomani w'Imasisi. Twahunze ejo muri mu kwa 12. Ya niho twageze mu inkambi, niho nageze mu Rwanda. Uvuga ngo umaze gito gishoboka mu Rwanda? Maze amezi 11. Ya niyo maze mu Rwanda. Yego. Bivuze ngo se ushobora warahuye n'imbogamizi z'uko waje mu buhunzi cyangwa? Imbogamizi zo nahuye nazo cyane cyane buriya iyo ntaza mu buhunzi ndakeka buno imba nariyerekanyeho gakeya. Nuko twaje hano nyine ni mu nkambi amafaranga ntaboneka ariko muri Kongo twayataye rwose. Hari abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'isi, abari hano mu Rwanda, bari muri Amerika, aba diaspora. Abo bantu ni iki wabasaba?
abantu icyo nabasaba ni ukudushyigikira tukareba ko twava ku rwego rumwe tujya ku rundi yaba akatujya inyuma tu hanyuma ubwo tujya guha umwanya nk'iminota nk'itanu udutemo nk'uburirimbo bwawe bungahe bubiri mu ndirimbo zanjye zawe bwite zirahari zirahari ubwo zose ndagerageza kuziririmbaho zose ugerageza kuziririmbaho nibura mu minota 5 kugira ngo dukomeze ikiganiro ese kuzishyira hanze ntari nacurangisha n'imwe ndumva sinzi ariko we yaminiya numva nta kibazo ndiya miniya no kumwe nazicurangisha haba nta kibazo uririmbisha umunwa nta kibazo cyitwaye okay nta kibazo kanangiriye kuyinare ntangiriyeho nkomeza tu undi umusirikare mbyuka kare ibyanjye byose njyewe mbikora ku mibare ndi igisare nkomeye nk'urutare haduye arambona agatitiratidara intare nonse ku bubere riba mu kirere bityo ndikiva hejuru simba hasi mba hejuru nanga imvururu nkunda inama z'abakuru nambariye urugamba ndekana n'abagamba amabeba nsaba kanamba ntindanze ngiye mu ishyamba nageze mu ishyamba ubu ndi ku rugamba umwanzi ndimo namurasa nkamutitiza simuha umwanya wo gutuza narega gatuza nzarega gahanga mbikore nk'umuhanga ku mutima ndi muganga naje niteguye ndi ishyano ryaguye haduye munyitegeye kuko nje kuvunira mu ntege naje mfite umuvuduko nk'uw'indege sinaje biguru ntege zanye power abafana munyitege sinzigira ncika intege sinzigira mbatenguha kuko ari cyo nje kubaha mbere yo kongera ahantu atoje gukwanga icyaha ninjiye mu pole ngenda murika nk'inyenyeri abambonye bati dore urumuri ruje kutumurikira rukadukura nk'utu dusiba nzira bantu mumeze mute ko musa n'abafite ubute ninjye mwari mwarabuze mufunge inkweto mukaze muze tugende inzira ni ndende abibaza ngo ndinde nitwa Fande mfite inkota irya ndende ndi actor abandi ni bade bande nje kubashyira ku ruhande uzabaze neza njyewe sinjya nca ku ruhande ndi umusirikare ufite uburere naze kuba ikigwari ngo mbe nk'abandi bose birirwa mu mbari njyamiye amajanja nje nca no mu nyanja ndi kubira icyuya umunsi kizafatwa nzavuga aleluya sinsiga umuntu mu byago ahubwo ndamwegera nkamubwira ntitugo abanze nkabatera umugongo naje kumenya ko kuba kwisa rugwata n'abantu ntibakunda amahoro bakunda ihangana n'abakuru turangana kandi turabana sinzi aho tugana dutabare mana abantu baricana ntibakigira n'imbabazi maniga yaguye mu gisozi rest in paradise tuzahora tubibuka igihe tugihumeka tuzabahoza ku mutima igihe tukiri mu mwuka ye nuko igihe twafatana urunana kera cyane tukiri abana twaragendanaga tukirirwa dukina twirirwaga tubyina nta bifu tugirana iyo ntegereje ko ntazongera kubabona agahinda karanyica nk'iyahuza whisky majeshi mwakoze neza mwari mushaka kutugeza ku byiza imana nikomeze kubatuza heza aho muri ni mugira akanyamuneza tuje gukomereza aho mwagejeje niyo yari icapa yanyu ubwo mwararangije aho muri ni mwumve mutuje natwe aho turi kubikora kwaje ndi umusirikare ufite uburere iyo ni ku ndirimbo yanjye yitwa umusirikare nayanditse nsa n'umusirikare uriya iwacu ku rugamba ndavuga ati umusirikare uri ku rugamba yagakwiye ko ari kuvuga aya magambo ngerageza kuyakora tu nari nigereranyije nk'umusirikare ariko ntago ndiwe urakoze cyane impano urayifite yo kurapa ubu se hari abandi bantu mujya muhura ukumva hari abakurenzeho cyangwa everyday uhora wumva hari aho ushaka kugera ahandi mba numva hari aho nshaka kugera henshi nagiye ku mastage menshi atandukanye hano mu nkambi mu birori bihaba bya hato na hato nahatanye n'abahanzi benshi cyane ariko mu bahanzi bose twakoranye ntawe igihe baduhaga amanota ntawe nigeze numva bavuga ati uyu yakugiye hejuru ntawe ari wanjye hejuru mu gihe twabaga turi guhatana tu muri make uriyumva ndiyumva nuko ndi nka hari amagambo Ken Solo yavuze mu ndirimbo yitwa Strong Than Before ngo tubaho nk'imbuto kubw'igihe tugatinda mu gitaka gusa imvura idukunda ikagwa turera ngo the future is now buriya nanjye ndi rwa rubuto rwabuze ya mvura igihe imvura izagwa nzera itara ryawe ryaka kabisa guys ngira ngo murumva umuhungu wacu afite n'amagambo kabisa afite amagambo ewana rero reka mbwire mwe mudukurikirana umunsi ku munsi 5 kuri 5 mwe muri mu Rwanda mwe muri Amerika dufite abantu benshi bafite impano babuze aho zizamukira dufite abantu bari hano bari mu nkambi reka mbivuge gutyo bari nko mu buzima buciriritse ariko bafite hano bashaka kugira bafite impano bibitsemo bafite imbuto zibabibyemo zabuze imvura yo kuzinyagira ufite umutima wo gufasha uzi ubuzima bwo mu nkambi wabasha kuzamura bano bantu reka nongere mbivuge rwose umuntu uzi ubuzima bwo mu nkambi wagiye wowe rwose utakiri hano mu Rwanda ndetse n'abandi muba muri ibyo bihugu biteye imbere dufite abana benshi cyane bafite impano ariko babuze aho bazamukira
bafite impano, bafite amagambo yo kubwira abantu. Guys rero ngira ngo murabyumva, ntabwo twakuzima amagambo ngo tuvuge ibintu byinshi. Ubu se wumva gute ibihangano byawe wumva bizatera imbere gute iyo wimagine? Ibihangano byanjye bibonye nyine mbonye umuntu wo kunja inyuma ndakeka byatera imbere. Bikagira imbere tukuru. Wumva se uramutse ugize amahirwe yo kuzamuka, ukazamuka ugatera imbere, ukaba ukamenyekana kavuga gutyo, wumva ni iki wafasha urubyiruko rufite impano nk'izo ngizo? Ubwo nanjye hari ukuntu mpagaze nyine nazamutse, nareba ba bana nabo bafite impano, nkareba ko nabazamura, kuko kuba underground ukaba ufite impano ukaba wari ubuze uko yerekana birababaza cyane. Ubu si umunyeshuri? Oya, hano ntabwo ndi kwiga. Nabaye mbiretse gakeya, ariko cyatewe n'iki se? hari impamvu zabiteye, ariko ngiye kubyongera mu minsi iri imbere gakeya. Kwiga ni byiza, wanasubirayo, ntabwo bijya birangira. Yego. Ubu se wumva iyi saha ari iki wasaba abantu badukurikiye? Kanongera nigisubiremo, ni iki wasaba abantu badukurikiye kuri online? Ikintu nabasaba ni ukudufasha tukareba ko hari aho twagera, kuko kubaho gutya ufite ikintu wicaranye wabuze ubufasha birababaza, kandi kudufasha byaba ari byiza cyane, baba bakoze igikorwa cya kigabo. Reka tugane ku musozo wa kino kiganiro, ngira ngo murabyumva mwe mwari muduteze amatwi. Iyi ni Essence TV show, turi kumwe na Bifrojo. Bifrojo, iryo ni izina ry'ubusitari. Amazina yawe bwite? Nitwa Byiringiro Jonathan. Byiringiro Jonathan. Byiringiro Jonathan, urakoze cyane, buriya tuzasubira. Yego, nta kibazo.